Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyagatare aho ngiye kumvikana amahano mabi cyane, inkuru iteye ubwoba, aho abantu batandukanye babuze uko bavuga ibibereye muri kano karere nyuma y'aho umugabo w'umukire yafashwe amaze gukorera ibyafura mbi umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Mbese aya mahano yabereye muri kano karere akomeje guhahamura abatuye muri kano karere yaba ari ayahe? Kuri ubu abaturage, inzego z'ibanze zaba zatangaje iki nyuma y'ayo mabi yumvikanye muri kano karere ka Nyagatare? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru mabisha yumvikanye i Nyagatare. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amahano mabi cyane yongeye kumvikana mu karere ka Nyagatare. Benshi batunguwe no kubona bafata nk'umukire akoreye ibyafura mbi umwana w'imyaka 17 y'amavuko. Iyi nkuru ikomeje kuvugisha benshi yagaragaye ku mugabo witwa Hagumubuzima Claude uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko wo mu kagari ka Gashenyi, umurenge wa Rukomo wo mu karere ka Nyagatare, aho yatawe muri yombi akurikiranweho gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko w'umubyeyi wakodeshaga mu gipangu cye. Bivugwa ko uyu mugabo uri mu bantu bishoboye mu gasantere ka Gasaza, umurenge wa Rukomo, yatunguye abantu benshi kubera ko yasambanyije uwo mukobwa mu gihe asanzwe afite abagore bagera kuri 3 bose. Uyu Hagumubuzima Claude avugwaho kuba yarahengereye umubyeyi w'uyu mukobwa bagiye guca inshuro maze akamusanga mu nzu akamukorera ibyafura mbi, ubundi akamuhohotera ku buryo bukomeye cyane. Uyu mukobwa n'umubyeyi we bari basanzwe bacumbikiwe n'uyu mugabo usanzwe ari umushoramari ufite depo y'inzoga, inzu akodesha zitandukanye n'ibindi bikorwa remezo afite muri ako kagari. Ubwo uyu mukobwa yabibwiraga umubyeyi we bahise batabaza ubuyobozi, aribwo uyu mugabo yafatwaga ndetse uyu mukobwa ajyanwa kwa muganga koko kugira ngo basuzume koko niba ibyo uwo wiyita umukire koko ari byo yakoreye uwo mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Umubyeyi w'umwana wafashwe ku ngufu yabwiye itangazamakuru ko ubwo yari yagiye guca inshuro ngo yaje gutabazwa n'umuturanyi wari unyuze iwe aje kumureba agasanga umwana arimo ararira yabuze uwo atakira. Abari bari aho bose bagwa mu kantu. Uyu mubyeyi w'uyu mwana ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: "Nahise njyana n'uwo nakoreraga umwana mujyana kwa muganga, nyuma umugabo aza kuhita afatwa." Yongeyeho ko ibi byamugizeho ingaruka, abaturanyi bamwibasiye bavuga ko yari kumvikana bakamuha amafaranga ariko nafungishe uwo mukire. Mu magambo ye akomeza agira ati: "Naribasiwe cyane, nirukanwa aho nabaga, abaturage barampigira ndetse bambwira ko ndi ikigoryi mba nasabye amafaranga singaragaza ikibazo kuko n'ubundi ngo atazatindayo.
nishinganishije mu bayobozi kuko imiryango yimereye nabi umwana nagisohoka kubera kumukomera bavuga ko uwo dufungishije tuzamuzira ku buryo bukomeye cyane. Hari abaturanyi b'iyi miryango yombi bavuga ko bababajwe n'iyi nkuru ndetse bakanenga ababyeyi gito bangiza abana bangana n'ababo. Umwe mu baturanyi witwa Turatsinze Didier yagize ati ibi byatubereye agahomamunwa, ni inkumbi ku muntu twari dusanzwe dufata nk'umuturanyi wagufashaga igihe cyose ugize ikibazo. Gusa niba koko ibi yarabikoze yaba yaratugayishije, ariko kandi aba anangije ejo hazaza h'umwana. Nibyo kwamagana na buri wese, cyane ko navuga ko ari icyorezo kuko bisigaye byumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Uwambaye Ingabire Claire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukoma, nawe ari mu bemeje ayo makuru ndetse ashimangira ko ukekwaho kuri ubu ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, mu gihe iperereza rigikomeje n'ubutabera ngo butangwe. Yakomeje agira ati dusaba abaturage kutagira uwo bizera cyane mu gucunga abahohotera abana babo, ariko kandi n'igihe babona ari ibimenyetso biganisha ku kuba umwana yahohoterwa hagatangwa amakuru ku gihe. Yakomeje asaba abaturage kwirinda kugwa mu byaha nk'ibi kuko bifite ingaruka ziremereye, ahubwo bakarangwa n'ubupfura, ubunyangamugayo no kuyoborwa n'umutimanama. Yagize ati ibi ubifite byakurinda kugwa mu mabi nk'aya ngaya uyu wiyita umukire yakoreye uyu mwana w'imyaka 17 y'amavuko. Uyu mugabo kandi ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 17 amaze kugira abana 10 yagiye abyara kuri abo bagore 3 bagiye batandukanye. Ubuyobozi kandi buhora bugira inama abaturage kujya batanga amakuru y'uwo babona afite imyitwarire idahwitse kuko bifasha gukumira icyaha. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Nyagatare aho umugabo yafunzwe akekwaho gusambanya umwana w'umupangayi we. Benshi mu baturage bagira uburakari bwinshi cyane, bavuga ko leta igomba kujya ihana byihanukiriye bano bantu bafatwa bamaze kwangiza abana ngo kuko uwo mwana akurana ihungabana rikomeye cyane. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi, mu gihe umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bajye kumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Kandi ntiwibagirwe no kuduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde.